Shalom muvandimwe, Imana iguhe umugisha kuba ukanze kuri iyi video. Ndagushimiye kuba ukomeje gukurikira ibikorwa byacu. Kandi muvandimwe, niba utari waza kuri Bible Study Group twakoze, niho dukorera umurimo ukomeye. Hariho abasore benshi, hariho urubyiruko rwinshi, niho duteranira buri kuwa gatanu, buri kuwa gatatu. Dufite kuwa gatatu amasengesho saa moya za Finland, ari saa 12 zo mu Rwanda, France n'ahandi. Ikindi tukagira kuwa gatanu Bible Study, kwiga Bibiliya. Kuwa gatanu saa moya za Finland, ari saa 12 zo mu Rwanda, France n'ahandi. Niba utari kuri iyo group muvandimwe, aho hano ku ruhande hariho QR code cyangwa n'ikindi, wakanda kuri link iri aho hasi muri description, uyikande kugira ngo uze ubane natwe. Tujya kwiganisha mu muvandimwe ijambo ntabwo tw'amagambo ngo umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara. Turagusanga turebe umwana w'ikirara ninde. Umwana w'ikirara tuvuga ninde. Umwana w'ikirara tuvuga ameze ate. Twifashisha ijambo ry'Imana, twashyira Bibiliya, igitabo cya Luka, igice cya 15, duhere ku murongo wa 11 kugeza kuri 32. Tuhasoma hose, ariko tuzatubwira dufata ibice dufata imirongo imwe tuyikoreshe kugira ngo tuze kumva umwana w'ikirara ameze, cyangwa ukuntu umwana w'ikirara ameze. Ikindi muvandimwe cyane ngo tuganire, umwana w'ikirara w'iki gihe ninde? Umwana w'ikirara w'iki gihe ninde? Hage dufokasinga ku bintu bya kera, tugafokasinga ku ijambo ry'Imana, tugafokasinga tuvuge ngo kuri Bibiliya, ariko ntitwite ku bihe turimo muri iki gihe. Cyangwa nkwereke umwana w'ikirara ngo ninde? Umwana w'ikirara muri iki gihe ameze gute? Ese ni iki gituma umwana w'ikirara umwana w'ikirara? Ni iki gituma umwana aba umwana w'ikirara? Kandi hari ijambo se turivuga nabi, ni umwana w'ikirara. Umwana wabaye ikirara. Ntabwo ari umwana w'ikirara, ahubwo ni umwana w'ikirara. Luka 15 umurongo wa 11, Luka 15 umurongo wa 11 kugeza na 13. Sinsoma imirongo muraza kwibona no kuri screen, ariko cyane twigana aya magambo. Muri iyo mirongo turasangamo inkuru itangira ivuga ngo hari umwana wakuriye mu muryango mwiza. Ndege na paraphrase kugira ngo twumve inkuru neza. Hari umwana wakuriye mu muryango mwiza, ntacyo yarabuze. Kuko bikora kuri iyo foto, yari umwana wakuriye mu muryango afite ubutunzi. Bari afite inka, bari afite indogobe, bari afite abakozi, bari afite inzu nziza, ntacyo yarabuze. Uyu mwana yakuriye muri uwo muryango, ariko igihe kiragera abyira se aramubwira ngo data, ngo ibyo wambikiye, amafaranga wambikiye, isambu yanjye wanteguriye, ibintu byose byanjye wanteguriye kuzabimpa umaze gupfa, ndabishaka uyu munsi. Ngo bimpe, ndabikeneye uyu munsi. Nkuko mbona kuri iyo foto ya kabiri, yagiye abwira se ngo mpereze ibyanjye. Ise ngaho muri iyo foto murabona ko kumuhereza amafaranga. Umwana ni nkaho yari yishe se. Yanze gutegereza ngo sapfe, aravuga ngo data ntuzapfa, ntugiye gupfa vuba, uzapfa kera, reka umpe ibyanjye. Inka yaravuze ngo upfa umpe ibyanjye. Ariko icyo ntabwo yarapfuye, aho umwana nuko yanze kwihangana. Yanze kwihangana, maze yakase ibyo yagombaga kumuha. Ese yagize ute? Yapfuye. Abijya nk'umunani wanjye ntibyanjye ibyo nteguriye. Mu foto ya kabiri murabona ise abimuha. Ifoto ya gatatu murabona umwana maze kubona ubwo butunzi, maze kubona amafaranga, maze kubona ya sambu, maze kubona za hene, za nka, ngo arabigurisha, aragenda mu mujyi wa hafi. Agenda mu mujyi wa hafi. Nkanjye nava mu rugo Hamelina, ndavuga abantu baje muri Finland, ni Hamelina niho nakuriye, Turenki. Kaba Turenki igendera Helsinki. Ngiye data ngo nagurisha inzu. Nabiye ngo nagurisha ibyo dufite. Ngiye Helsinki muri capitale. Umusore ariko yakoze arava
aho bari batuye bagenda muri kapitali. Muramubona ari kumwe n'umukobwa aho bari kwishima kunywa inzoga. Ubu ni bwo buzima muvandimwe turaganiraho uyu munsi. Umwana w'ikirara. Uyu ni umwana w'ikirara mu gihe cya kera, igihe cya Yesu. Yesu niwe watanze inkuru by the way, mubyibuke. Yesu watanze inkuru avuga ku mwana w'ikirara. Turagusanga uyu munsi, ese turavuga uyu munsi umwana w'ikirara w'iki gihe ni ameze gute? Dukomeze ifoto ya kabiri. Murabona umwana w'ikirara, Luka 15:14 kugeza mu 16. Mubona uwo mwana mu ifoto ya kabiri mu gihugu yari arimo cyangwa mu bwi yari arimo, katwite Roma, katwite Helsinki, katwite Oslo, katwite Stockholm, katwite New York, katwite Kigali. Ngo umwana ari muri uwo mugi ngo inzara iratera. Nkuko mubona muri iyo foto hari amagufa, inyamaswa zapfuye, inyuma murabona hari umuntu warwaye wicaye arwaye yabuze icyo kurya. Murabona abo bantu bambaye imyenda y'umweru bari inshuti y'uwo mwana, barahindutse bamuteye umugongo. Umwana asigaye wenyine. Murabona yabanye mu mwitero, yashobewe yabuze icyo akora. Yageze muri kapitale, amafaranga arayariye, inzara irateye, abuze aho ahungira, ibi byose yari afite byose byamushiranye. Avana mu mwitero arashoberwa. Nkora iki? Murabona ko iyo foto ifashe ku mutwe. Nkora iki? Nta kindi muvandimwe yakoze uyu musore, murabizi inkuru murayizi siyisoma, niyo mpamvu ariko no kuyisoma. Bagenda musoma kuri iyo mirongo iboneka hano kuri screen. Kuri iyo foto murabona tena umusore abuze icyo akora, agenda kuragira ingurube. Agenda kuragira ingurube. Mbega akababaro muvandimwe. Umwana wakuriye, murabona ko iya foto ya mbere, umwana wakuriye mu muryango aho ntacyo bari babuze. Umwana wakuriye mu muryango aho ababyeyi be bamubureraga neza, isi yaramukundaga. Umwana wakuriye muri uwo muryango, ariko ngo arabyuka umuzi abaho data. Hari igihe umuntu aba mu buzima bwiza aho ngo ni boring, nshaka ibintu bihubi, ibintu sinzi ubuzima bwanjye numva buri boring. Nshaka ibintu challenging, kumva nshaka ibintu nyine bigenda bihindagurika. Sinshaka ibintu nyine ngo bibe trivial. Ndabyuka ngiye ku ishuri, mfite ibyo kurya, mfite ibyo kunywa, nanjye nshaka ngo mbeho ubuzima nyine numve ndiho. Niko abana b'iki gihe bameze. Hari abana b'abazungu twiganaga na n'ubu turakigana nabo, akakubaza mu Rwanda harameze ute, muri Afurika harameze ute, mwararyaga se? Mwararyaga? Mwaje gute muri Finland? Mwaje n'indege? Mu Rwanda hameze gate umbwira? Hari n'abandi bafata trip muri mu Kinyarwanda ijambo ngo bafite urugendo. Bafite indege akava hano akagenda muri Afurika, muri village mu ishamba. Kwagenda rero ukuntu abantu babaye kugira ngo yuko ubuzima bumeze. Benshi muri abo bantu kubera ubuzima bworoshe, kubera ubuzima baba barimo, yumvuza nyine ni trivial. Trivial jambo rirasobanura ngo nyine ibintu nyine biriho gusa gutyo, bidafite agaciro, bidafite icyo bisobanuye, yumva nyine ari boring. Ntacyo nyine bumaze. Ngo uwo mwana reko nawe yibyiye, afata byose yamubikiye, arabikoresha bipfusha ubusa, aragira ingurube. Aragira ingurube muvandimwe. Turasanga natwe turi kuragira ingurube. Ingurube z'ikigeni zihe? Komeza wumve. Ifoto ya gatatu murasanga umusore amaze kuragira ingurube, umugi yashobewe, abura icyo akora. Luka 15:17 umurongo kugeza ku 20. Nkunda umurongo wa 17 ngo yisubiramo. Mu gihe yari muri uwo mugi, mu gihe yari amaze kuragira ingurube ngo bigeze naho yifuza gusangira n'ingurube, ngo umusore ngo arangije ngo aricara yisubiramo aravuga ngo kwa data bameze neza. Ngo kandi musi bameze neza gusa, ngo n'abakozi bo mu rugo bo kwa data ngo bafite ibyo kurya. None ngo ngiye gupfira mu mahanga, ngiye gupfira muri ndi kuragira ingurube, kwa data bafite ibyo kurya. Ngo yisubiramo. Kurangije gafite urugendo wagende kwasi.
icyampa uyu munsi muvandimwe nawe ukisubiramo, icyampa nawe umunsi ukisubiramo. Niba iri jambo tukuganira uyu munsi muvandimwe urisanga nawe uri umwana w'ikirara, nk'uko benshi turi abana b'ikirara, Imana imfashe wisubiramo witekerezeho, wongere ugaruke kuri data. Ijambo ndarishimisha muvandimwe, ni uko uyu musore yaravuze ngo ngiye kwa data, ngo ndabizi, ngo sinshaka ngo nangire n'umwana we, sinshaka ngo nangire umwana we, nashaka mfate nk'umukozi we cyangwa umukozi w'abakozi be, ngo birampagije. Ariko nzi yuko niba ndi kwa data ndafite amahoro, ndafite ibyo kurya, ndameze neza. Ngo afata umwanzuro agira uti arahindukira asanga se, agenda kwa data. Reka nawe uyu munsi muvandimwe ufate uwo mwanzuro. Uyu mwana afashe gufata umwanzuro, hari ikintu gikomeye Imana ifashe muvandimwe ucyumve. Benshi bafata umwanzuro ariko ntibashyira mu bikorwa umwanzuro bafashe. Imana ishimwe ko uyu musore yafashe umwanzuro anakomeza anawushyira mu bikorwa. Ngo arangije arahaguruka aragenda. Ngo ageze ku marembo, ngo se amubonye, ngo yuzura ibyishimo, kuko tubisanga muri Luka 15:21-24, ngo yuzura ibyishimo, ngo ntiyanarindira ko umwana agera ngo agere iwe, ngo ariruka akaramusanganira. Mbega ibyishimo Imana ifite muvandimwe. Nufata umwanzuro wo guhinduka uyu munsi, nufata umwanzuro wo kureka ibyo bintu, ukareka izo nguru uri kuragira, ukareka uwo mugi urimo, ukareka izo nzoga uri kunywa muri uwo mugi, ukareka izo nshuti zakoheje zikawujyana muri icyo gikundi, ahantu uri kunywera amatabi, ahantu uri mu busambanyi, ugafata umwanzuro ukava aho hantu. Mbega ibyishimo ataragira uyu munsi. Uzatera iyo ntambwe imwe, ngo naratera izindi 99 agusaga. Ngo se abonye uwo mwana, ngo ari kure, ngo ntabwo yategereje ngo umwana amugere, kubera ibyishimo yari afite, ngo yarirukanze aramusanga, ngo aramuhobera, aramusoma. Arangije ngo aravuga ngo umwana wanjye yari yaratakaye, none ngo aragarutse. Ngo mumuzanire imyenda myiza, mumwambike impeta, mumuhe inkweto nziza. Umwana wanjye yari yarapfuye, ngo yagize uti, ngo arazutse. Nawe nuhinduka uyu munsi wavanye ukafata umwanzuro wo kureka ibyo bintu byose, nk'umwana w'ikirara wagarukiye se, ntawe uzaburikira, ntabwo ubwo burara bwawe uzaburangiye, uzabugarutse ubaye umwana mu rugo, maze wambike imyenda misha, wambike gukiranuka kwa Kristo. Bakora ibirori, abantu barishima, abantu ngo babaga ikimasa, ngo bararya barishima, kuko umwana ngo yari yarapfuye, ngo aragaruka. Yesu akunda gutanga ingero muvandimwe. Imana ishimwe. Yesu akunda gutanga ingero zo mu buzima busanzwe. Yesu yageraga ahantu abantu ari abahinzi, agatanga urugero rw'abahinzi. Yagera ahantu abantu bakora ibikorwa by'uburandazi, ndavuga ngo amafaranga ya business, agatanga urugero rwa business. Hano yageze ahantu atanga urugero rw'abana, umwana wataye se. Hari naho yageze atanga urugero ngo umuntu ngo yari afite intama 100, ngo imwe irataka, ngo asigaza 99, ngo ajya gushakisha intama yagize ute, ngo yazimiye. Yesu agatanga ingero. Uru ni urugero ruvuga ku mwana w'ikirara, umwana wataye se, umwana wataye purpose Imana yamuremeye, umwana wataye icyo Imana yamushiriyeho, umwana wataye ababyeyi be mu mubiri. Birababaje muvandimwe muri iki gihe turimo, aho abantu bashaka kwigenga, aho abantu bashaka kumva ababyeyi babo, aho umwana nk'uko uyu mwana w'ikirara yavuze, data apfa ntibyange. Abana nabo ntabwo ntibagiha ababyeyi babo agaciro. Birababaje muvandimwe. Imana idufashe kugira ngo nk'abana ba Kristo, tutari abana b'ibirara, duha ababyeyi bacu agaciro, ntitubifurize urupfu kugira ngo tugere ku byo bagize ute, batubikiye, kugira ngo dufate ibyo batubikiye. Imana duha umutima wo kwihangana. Ifoto ya 4, ifoto ibabaje. Ifoto irababaje cyane. Ifoto ni ifoto mubona, ni amagambo muri Luka 15:25 kugeza kuri 32. 25 kugeza 32. Hano haboneka inkuru ibabaje muvandimwe. Uyu musore w'ikirara akoze icyaha, ataye se, akoze icyaha, atwaye ibyo se yamubikiye byose, arabipfushije ubusa.
akoze icyaha, aragiye mu busambanyi, akoze ibintu bitavugwa muri uwo mugeri yaragiyemo, byose abipfushije ubusa. Inzara irateye, yagiye ababaye umushumba w'ingurube, yifuje kurya ingurube ngo yisubiramo, aragarutse. Mukuru we ngo bari gukora ibi birori, ngo mukuru we agarutse, ngo ageze mu rugo, ngo yumva ngo hari ibyishimo mu rugo. Ngo abaza umukozi, se mu rugo habaye iki? Kuri kumva harimo ibyishimo. Umukozi aramubwira ngo murumuna wawe ngo yagize ute, yagarutse. Ngo papa wawe ngo icyo yakoze, ngo yavuze ngo tumwambike imyenda myiza, tumbagire ikimasa ngo twishime. Ngo uwo mukuru we ngo arababara cyane. Ni nk'aho yavuze ngo data ntatekereza, uyu mwana afashe ibye byose aragira abipfushije ubusa, aragarutse. Ngo bakoze ibirori. Hari abantu bafite umutima nk'uyu musore, nk'uyu w'umugabo, bafite umutima ngo reka mwumvishe, yaguye mu ikosa, reka mwumvishe, ntazongere kubikora, reka mwumvishe. Niko bameze mu rugo. Iyo umugore akoze ikintu cyangwa umugabo akoze ikintu, banga kuvugana nawe. Iyo umwana akoze ikintu, banga kuvugana nawe. Yumva niba atamukubise, niba atamututse, yumva atanavugana nawe. Reka mwumvishe yuko yankoreye nabi. Niko uyu mwana nawe yarameze. Aragiye apfushije ibintu busa, aragarutse, uramwakiriye. Nanjye nawe babane niko tumeze. Murakoze iki? Hari abantu bameze muri ubu buryo. Iyo murakoze icyaha, kurugero turahuye, gukoreye ikosa, maze gukorera ikosa, umutima wanjye ugahita unjya, ukavuga se tukoze ibiki, ngahita ngusaba imbabazi. Uwo muntu agahita babara ko yamusabye imbabazi nihuse, kuko yarashaka kugira ngo ngende bitekerezeho, mbabare, ngire, nimara kubabara maze gutekereza ngire ute, ngo nzaze musaba imbabazi. Abantu bafite umutima wa revenge, kwihorera, kumva yuko umuntu wamukoreye ikintu agomba gusafara, agomba kubabara. Niko umusore nawe yagize yarameze. Ikindi gitangaje ubusobanuro Yesu yavuze hano hantu, nabo butangaje, nuko imitekerereze y'uyu musore, bayide mwibuke yuko igihe tuvuga uyu musore w'ikirara n'uyu mukuru we, ntabwo mu by'ukuri bavuga abasore gusa, cyangwa bavuga abana. Umwana w'ikirara ntabwo ni metafora, ni igitekerezo, ni ikigereranyo. Umwana w'ikirara asobanura umukristo wabonye agakiza ku buntu, wabonye imbabazi ku buntu, wahawe iby'Imana yamugambiriye, wahawe purpose n'Imana. Igihe kiragera aragenda yipfusha ubusa, apfusha ubusa ubutunzi Imana yamushizeho, arangije aragarukira Imana. Bagarukiye Imana kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo, ngo Imana iramubabarira. Umwana mukuru ni ikigereranyo cy'Abayuda, ni ikigereranyo cy'Abisirayeli. Ngo Abisirayeli ngo babwiye Imana, niyo mpamvu batemeye Yesu Kristo. Ni nk'aho uyu musore avugira mu kigo cy'Abisirayeli, ni gute wemeye Seti, ni gute wemeye runaka, twebwe dushiriho amategeko, turababara. Ariko umusore yavuze, ngewe nagumanye nawe iteka, nta na rimwe wari wambagira akamasa, n'agahene nako wari wakambagira, n'inkoko ntiwari wayimbagira. Umusore, umwana wawe agiye atwaye ibintu byose, abipfushije ubusa, aragarutse ngo ukoze fete. Ni nk'aho yari avuga ngo twebwe twanyuze mu buzima bukomeye, twanyuze mu butayu, tujyana na Mose, turababara, uduha amategeko, twakora ikosa ukadukubita, ukatuvana, ukemera yuko abami baza bakadutera, bakadutwara kugira ngo twumvishe. Turababara, wanga ko kuduha umwami, turigaragambye, uremera uramuduha, adutwaza igitugu. None igihe kirageze, twebwe twinjije muri ubwo buzima bukomeye bwose, zitaraje ngo umuhagagiza ku buntu. Icyampa ukumva igitambo cy'Imana ku buzima bwawe, yagushiriyeho inzira yoroshe. Muvandimwe, Imana imfashe iki kintu cyumva. Iyaba ubaye mu buzima bw'abariya abantu babayemo Abayuda, ukumva ukuntu byari bigoye,
niyo waha agaciro agakiza. Ariko icyamukumva agaciro k'agakiza ufite uyu munsi, yuko Imana yakaguhaye ku buntu, yuko Imana Yesu Kristo yitanze ku bwawe, aguha agakiza ku buntu. Icyamuvanga nawe kugira uyu munsi ukakakira. Umwana w'ikirara ngo apfushe ibintu byose abipfusha ubusa, ariko data ngo ntabwo yagize ute, ntiyamutaye, aho ngo garutse yaramwemera. Muvandimwe, reka twinjire mu ijambo ry'uyu munsi ry'ingenzi. Ese uyu munsi bimeze bite? Umwana w'ikirara ninde? Sosiyete y'iki gihe hari ibintu yaremye, hari ibinyoma bitanu yavuze. Ikinyoma cya mbere ni ikinyoma cy'umubyeyi. Hari amagambo 5 muri kubona kuri screen. Hari ibinyoma bitanu. Umubyeyi cyo ni cya mbere, cya kabiri umuryango, cya gatatu umwana, icya kane inshuti, cya gatanu guverinoma. Turabinyuramo mu gihe tuyana twiga. Ariko mu cya mbere umubyeyi ni iki? Role y'umubyeyi ni iyihe? Icya kabiri umuryango ni iki? Ese umuryango ni papa na mama n'umwana nta kindi? Icya kane umwana ni iki? Ese ni ihe level mwavuga ngo uyu ni umwana, uyu ni umusore, uyu ni umuntu ukuze? Ese ibyo bintu cyariho? Umuntu yabesha imyaka ye. Umwana agafata telefone agafungura IG, agafungura Instagram, IG na Instagram ni kimwe atabyumva, TikTok agafungura n'ibindi, akabaza ufite imyaka ingahe? Agascrollinga umwana y'aka 12 agascrollinga akavuga ngo navutse mu 1978 gatakana. Umwana y'aka 10 niki kivuga ngo uyu mwana ni umwana? Ese iby'umwana azi, uyu mwana y'aka 12 twamwita umwana? Iby'umwana akora twamwita umwana? Iyo umwana areba twamwita umwana? Icyo cya gatatu. Icya kane inshuti ni iki? Icya gatanu guverinoma ifite role yihe mu mwana, mu buzima bw'umwana, muri ubu buzima bw'uyu mwana turavuga ngo umwana w'ikirara. Byabaye gute? Guverinoma bigiramo uruhe ruhare? Tuza kubyiga muri iki kigo. Iyo foto muri kubona ni ifoto yafashwe muri 2007, 2008 niba nibuka neza, ariko hagiye ndi kwibesha. Yafashwe mu nkambi ya Kiziba. Abari kubona hariya ndimo muri iyo foto, ifoto yafashwe muri icyo gihe. Shaka bereke umwana w'ikirara w'uyu munsi bameze gute. Hari abana benshi bavukiye muri iriya nkambi, hari abavukiye mu zindi nkambi zitandukanye, sinzivuga amazina, bavukiye no muri Uganda, bavukiye mu Rwanda, mu nkambi zitandukanye. Bava muri izo nkambi bafite hope, ababyeyi bafite hope yuko ngo umwana wanjye okay tugiye mu Buraya, tuvuye muri ubuzima bukomeye, tuvuye muri aka gahinda, tuvuye muri inzara, duhabwa amahirwe n'Imana, tugiye muri iki gihugu. Reka Mana ndagushimiye yuko umpaye amahirwe, umwana wanjye azavamo iki kintu, umwana wanjye azavamo ikintu gikomeye, umwana wanjye azaba umunyeshuri mwiza, umwana wanjye aziga, azabona akazi. Mana urakoze ko tuvanye muri ubuzima. Uwo mwana wari uri muri ubwo buzima, wakuriye muri ubwo buzima, uyu munsi ni umwana w'ikirara tugiye kuganiraho uyu munsi. Umwana utari grateful, umwana utari grateful, kamisubiremo. Grateful mu Kinyarwanda ngo ni umwana w'indashima, umwana wahawe amahirwe n'Imana ko uyu munsi akora ko yapfusha ubusa. Benshi muri bari muri kubona hariya, hari abandi kubona bagiye mu mahanga. Ariko ndavuga ngo abari kuganiriza uyu munsi bari mu mahanga, nshaka tuganire bavandimwe, twisuzume. Ese ntitwaba turi abana b'ibirara? Twaba turi abana bapfushije amahirwe Imana yaduhaye? Twaba turi abana bafashe bwa butunzi data yaduhaye, tukaba turi muri Helsinki, tukaba turi muri Vanta, tukaba turi muri Oslo, turi muri Paris, tukupfusha ubusa? Aho kugira ngo tubukoreshe mu bwami bw'Imana, tubukoreshe mu kwiteza imbere, tubukoreshe mu guhesha agaciro ababyeyi bacu batubyaye, uyu munsi tukaba turi gupfusha ubusa.
twakuriye muri iriya nkanda. Abazi iriya foto ni igihe bari bafunguye Barcelona ya sare, twakuriye muri ubwo buzima, duhabwa amahirwe tuza muri ibi bihugu, duhabwa bwa butunzi data yaravuze ngo fata, none umunsi ni wo kubupfusha ubusa. Ababyeyi ba buno barwaye umutima, barwaye umutwe udakira, bitewe nuko ni wowe umwana bari bafiteho hope, bari bafiteho ibyifuzo byinshi, baravuze umwana ngo agiye kutuva, umwana azatubera, none yari mu nkamba akora neza, yari umwana mwiza, yari umwana wumvira ababyeyi, yari umwana ujya ku ishuri. Nawe tubonye amahirwe, tugiye muri Finland, tugiye muri Amerika. Imana ishimwe n'ukuri, umwana azaba umuntu ukomeye. None buno ni wowe umusinzi, none buno ni wowe uri muri Fanta, uri muri Expo, ni wowe uri kwitera inshinge, ni wowe muri boîte nijoro, upfusha umwanya wawe ubusa, utita ku byo ababyeyi bawe bifuzaga, utita ku byo se yagutekerejeho. Data, buno ni umwana w'ikirara turi kuvuga. Muvandimwe, birababaje, birababaje. Sosiyete y'uwo munsi ifitemo uruhare, nk'uko muri kubibona kuri iyo foto ya kabiri. Nguyu umwana, murabona umwana w'umukobwa afite amafaranga. Iki gihe turimo n'igihe, murabona hari uruhande, muri kubona iyo nzu, icyo cyumba, murabona hejuru hariho ijambo kera. Abo muri Finland iryo jambo kera bararizi, ni sosiyali itanga amafaranga. Muri iki gihe umubyeyi ntabwo afite ijambo ku mwana, kuko umwana yibwira ko yagezeyo, yibwira yuko kera ni umubyeyi, yibwira ko kera ni se, yibwira ko kera ni nyina, yibwira yuko ubuzima buno muri iki gihe amafaranga ya mbere yakoze n'amafaranga kera yamuhaye. Yari umunyeshuri, abona hano ho biremewe, agenda agafata inguzanyo y'abanyeshuri 5,000 bingahe akabifata. Benshi babifushije ubusa, buno bari mu madeni, bitewe nuko bagiye muri ubwo buzima, babaye abana b'ibirara, bitewe nuko baje muri ibi bihugu. Ngo umukobwa amafaranga yabonye. Ikintu kibaje bavandimwe, dore umwana agenda imyaka 18, ukuntu sosiyete y'iki gihe yabaye mbi, ituma abana banga ababyeyi babo. Yafashe rero y'umubyeyi, umwana ku ishuri amara amasaha 8 cyangwa amasaha 6, umubyeyi akora amasaha 8, nta mwanya afitiye abana. Umubyeyi icyo akora, atafata umwana akamujyana ku ishuri, bakongera guhura nimugoroba. Abo bana bahura nimugoroba ni abana nabo bafite amahirwe. Hari n'abana bava ku ishuri ngaho bagiye muri training, bagiye gukina umupira, bagiye mu bindi, bagiye n'inshuti, bagiye gukina amagame n'ibiki byose. Agahura n'umubyeyi amasaha 2 nimugoroba, biganirira ese n'ibiki ku ishuri byagenze gute. Okay, n'uricyo umubyeyi nawe bavuye ku kazi yarushe, ngaho agiye kwiryamira, barariye, baragane, bagiye kuryama. Ubwo rero bose ababyeyi barimo muri iki gihe. Umwana rero ikibazo sosiyete y'iki gihe ifite cyangwa yateye, umwana ageze imyaka 18, sosiyete iravuze ngo rero uziko biragenda, nta mafaranga turaguha wowe nk'umwana, nta mafaranga turaguha niba uri mu rugo. Niba ushaka amafaranga yo kugufasha, ugomba kugenda ukaba wenyine, ugafata kariya kazu muri kukabona. Hari akazu bita ngo ni akazu ka studio. Umuntu arira muri salo, akaryama muri salo, akirwa muri salo, nta kindi yumva afite wese gusa n'ahantu abika imyenda. Ibindi byose ni icyumba kimwe gusa, ni studio, niho arara gusa. Umwana wavuye muri bwa buzima twavuze, atangiye kuvuga ngo nange rero nagezeyo, mfite amafaranga, mfite akazi, nize ishuri, nize amati murabyumva, abazi muri Finland babyita ngo ni imyuga. Nize amati, mfite akazi, bampa 2,000, 1,000, bampa amafaranga ahagije. Nange nagezeyo, akafata aga studio nze niberamo, nange nibereho ubuzima bwanjye. Ababyeyi nange bambwira ngo witwata gutya, wigira gutya, nange ndarambiwe. Guverinoma ikamuhaye iyo nzira y'ubusamo. Benshi muri ayo mazu barimo, ababyeyi ntimuzi ibyo bakoreramo. Benshi ntimuzi ko abana banyu ntibaryama. Benshi ntimuzi ko abana banyu afata telefone akayiraraho, agashiduka izuba rirashe. Mbega agahinda, agashiduka izuba rirashe.
yicara kuri televiziyo akora amafilime amasiri, atangira siri akayirangiza uwo munsi, akayama amasizon ane yose akayarangiza, akaryama amasaha 2 yonyine gusa. Kandi ngo ni umunyeshuri uri muri kaminuza, uwo ni umunyeshuri mufiteho hope, mufiteho ibyiringiro yuko azavamo umuntu. Sosiyete y'uyu munsi niko imeze, nibyo binyoma sosiyete y'uyu munsi iri kutubwira. Umwana w'ikirara tuvuga uyu munsi ntabwo ari muri Bibiliya. Umwana w'ikirara tuvuga n'uyu munsi ni wowe turi kuvuga uyu munsi. Icyampa uyu munsi muvandimwe ugahindukira, ukumva ijambo ry'Imana tukubwira uyu munsi, ukavuga ngo Mana, ukisubiramo. Mana ishimwe, ukisubiramo ukavuga ngo kwa data hari amahoro, kwa data hari ibitotsi, kwa data hari ibitotsi, kwa data hari ibyishimo bitavuye mu nzoga, hari ibyishimo bitavuye mu bakobwa. Warangiza ukagaruka kwa data. Icyamwe umunsi ivandimwe igera bukaryumva, kuko nutabikora muvandimwe gikutegereje ikindi kibabaje muvandimwe. Umwana w'iki gihe kuko mubona kuri iyo foto arababaje n'ukuri. Umwana w'ikirara w'umunsi arababaje cyane. Ngaho uriya foto murabona yagiye muri boîte, ngaho murabona yagiye kureba urukozasoni, ngaho yabaye addicted na social media. Iyo ashizeho ifoto arinda kugira ngo arebe abantu bayikunze, arinda kureba bareba abantu bashizeho comment. Iyo batavuze ngo uyu munsi wowe usa neza cyane arababara. Iyo ashizeho status agasanga nta muntu wayirebye ata umutwe. Iyo nose dufite uyu munsi. Ya magambo atanu twavuze: umwana, umubyeyi, guverinoma, inshuti. N'irindi jambo twavuze n'irindi: guverinoma, umwana, umubyeyi, inshuti, umuryango. Muvandimwe, aya magambo yose yabaye divided, habaye inyuma bitandukanye, bagiye bayavugaho, yaragiye arahinduka. Aho umwana muri iki gihe nta structure afite, nta cyerekezo afite, nta muryango afite, nta nshuti afite, byose byabaye artificial, byabaye ibintu nyine gusa. Ni ibintu nawe ntabwo ntaza aho ari. Umwana w'iki gihe muvandimwe ateye agahinda. Iyo foto mubona ikurikiye, murabona umuntu imbere hari computer, muri computer havuyemo amapingu, havuyemo umunyururu uboshe amaboko ye. Benshi niko bameze muri iki gihe. Ubuzima bwabo bwabaye n'amadisiyo gusa, ntazi icyo gukora, yabuze ukuntu abicika, yabuze ukuntu acika iyo addiction ya telefone, y'urukozasoni. Niko buzima yibereye muri iki gihe. Umwana w'ikirara tuvuga uyu munsi ntabwo ari muri Bibiliya. Turavuga umwana w'ikirara ubazwe n'ibibi. Za ngurube tuvuga muvandimwe ntabwo ari hayo yafata ngo ni ibintu ngo biteye bigize. Ingurube tuvuga uyu munsi ni ibi bintu. Ingurube tuvuga uyu munsi ni umuntu ubyuka akabyukira ahantu atazi, yanyweye ku rugero abyukira ku muhanda, yanyweye ku rugero abura ahantu bamujyanye, yanyweye ku rugero aho asanga aryamanye n'abantu atazi, ajyaye mu nzu atazi. Ni umuntu wabaye imbata y'urukozasoni, aho akora ibintu umuntu atavuga no kuri kamera. Muvandimwe, uri umwana w'ikirara tuvuga uyu munsi. Icyampa muvandimwe uyu munsi ugafata umwanzuro kavuga ngo ubuzima siga Imana ndeme, ubuzima Imana ndeme, Imana ndeme kugira ngo umuntu hesha Imana icyubahiro. Imana ndeme kugira ngo umuntu wumvira ababyeyi, Imana ndeme kugira ngo mpeshe ababyeyi banjye icyubahiro, mbaheshe ishema, ntimfushe amahirwe Imana yampaye ntiyapfushe ubusa. Icyampa uyu munsi muvandimwe ukumva ijambo turi kuganira uyu munsi. Ikindi ni uko benshi amashuri yarabananiye, kuko mara kuri iyo foto byabaye failure, ishuri ryarabananiye. Ikindi bifatira inzira y'ubusamo. Navuga ngo kugira ngo ngiye muri kaminuza
nta mwanya mfite, nishakira amafaranga yihuse, reka ngende mu mirimo mu myuga ndayiga, nirangiza nishakira akazi. Imyuga ni imyaka 2 imyaka 3, iyo umuntu afite ubwenge imyaka 2 n'igice yaba yirangije kagendera mu kazi. Aho yafata inzira yigiye kirekire, inzira zamugeza ku bintu bikomeye, avuga ngo reka ifatire inzira yoroshe. Ikisi bibabaje, ntabwo afata inzira yoroshe gusa ngo agende mu myuga, agafata ya myuga nyine yandi yo hasi yo kureba abakecuru. Sinyisuzuguye, abayikora nabo ni abantu b'agaciro, ariko ngo umusore imyaka 10 umusore imyaka 22, umusore imyaka 17 yanze gupursonga career, yanze kugenda gufata imirimo ikomeye, avuga ko ashaka inzira y'ubusamo, ashaka inzira izamuhesha amafaranga vuba, agafata kuzagenda afata arandata abakecuru. Birabaje muvandimwe, ubuzima bwabo bwagize ute? Bwabaye failure, bwabaye igihombo, kubera yuko ibyo Imana yabatekereje ntibabikora. Agaciro Imana yabahaye, purpose Imana yabahaye, si n'Imana gusa muvanga. Reka tuvuge ngo ntabwo urizera n'Imana, akoze ntugira n'isoni imbere y'ababyeyi bawe, ntugira n'isoni imbere y'ababyeyi bawe, ntugira n'ikimwaro, ntugira no kubaha ababyeyi bavuga ngo niba ntizera n'Imana, ariko reka mpeshe ishema ababyeyi bawe. Benshi byarabananiye. Umwana w'ikirara tuvuga so muri Bibiliya, turavuga umwana w'ikirara, turavuga wowe wanze kumvira ababyeyi, wowe ufusha igihe cyawe ubusa, wowe wanze gukora ibikwiriye, aho ushaka inzira y'ubusamo, ushaka kurya ibintu buri munsi, ntabwo ufite umutima wo kwihangana uzabirya igihe kizaza. Aho bavuga ngo bishaka uyu munsi, shaka kwishima uyu munsi, niyo mpamvu benshi basambana. Ntabwo yategenda ngo azagere mu rugo, azagere mu rugo kubera iki? Azaruhe muri ubwo buryo? Ategereze abikora uyu munsi. Bari Imana imfashe amagambo yumva. Nutabikora muvandimwe, inkuru ngo ufite uyu munsi, nutabikora kibyo gutegereje ni kibi, ni kibi. Benshi babaye imbata z'inzoga, nkuko mubibona kuri iyo foto, kandi tugiye twanabivuze, babaye imbata z'inzoga. Bavuze ngo kunywa inzoga niyo bituma uba umugabo, ukajya mu bukwe akavuga ngo yewe rero ntabwo nanywa amazi, ntabwo nanywa fanta. Umuntu yarabuze batse umunsi wa 7, yari umusore w'indangagaciro, yari umuntu wiyubaha, avuga rero ntabwo nagira mu bantu baranywa mwe fanta, reka nanjye mfate kuri aka kantu, bigatangira buhoro buhoro, karangira abaye musinzi. Ikibabaje muvandimwe, reka mbereke iyo foto ya kabiri. Iyi foto iteye agahinda. Uwo muntu uri kubona ni umuntu umwe mu bihe bibiri bitandukanye. Ibumoso murabona umuntu mbere yuko anywa ibiyobyabwenge, iburyo murabona umuntu nyuma amaze gukoresha ibiyobyabwenge. Ubu ni bwo buzima bugutegereje. Nudafata umwanzuro ngo uhinduke uyu munsi, wegere Imana. Nudafata umwanzuro uyu munsi ngo uheshe agaciro ababyeyi bawe bakubyaye, simvuga Imana, niba utizera n'Imana reka tubivuge ngo Imana iri kure ntuyumva, ariko uvira ababyeyi bawe uyu munsi. Nta mubyeyi wifuza umwana w'ikibi, nta mubyeyi wifuza umwana w'ikibi. Niba wanze no kumvira Imana, uvira ababyeyi bawe uyu munsi. Ngo reba iyo foto, ibumoso ni mbere ko akoresha ibiyobyabwenge, iburyo ni nyuma abe gukoresha ibiyobyabwenge. Barayakubwira ko ntameze, nta buzima afite. Benshi ko bameze, babuze ubuzima, kandi ntabwo watanga icyo udafite. Niba nta buzima ufite ntiwanabutanga. Mwafashe ikintu cyumva. Gikurikiye ikintu gikomeye, iyo foto ikurikiye noneho sibabaje, sinzi ko wayivugaho. Hari ngo ntayobora ngo mbega imeza nziza, mbega akabati keza, mbega akabati keza. Iyo ni serike, iyo ni tumu, iyo ni sanduku itegereje
abantu, itegereje abasore, itegereje abakobwa, itegereje abantu banze kumvira Imana, ariko ntibanze kumvira Imana gusa, banze kumvira ababyeyi babo, bariyandarika, bijyana mu biyobyabwenge, bijyana mu nzoga, abana b'ibirara muri iki gihe niba gukoresha ibiyobyabwenge, biba kwitera inshinge, barara mu mabwate, banga kuryama, banga kumvira ababyeyi. Kibategereje nicyo kintu. Iyi foto niba bategereje. Kavandimwe, tukajya n'ibintu birebire. Dufite ingero nyinshi z'abasore bapfuye, barashwe na bagenzi babo muri Amerika, bapfuye muri gihugu turimo bitewe n'ibi bintu. Bitewe n'ibi bintu. Niba wanze kumvira seti, niba wanze kumvira Imana, niba wanze kumvira papa wawe, mama wawe, uzumvira isi. Kandi ikibazo muvandimwe, isi yo ikubita rimwe gusa. Isi ikubita rimwe gusa, ntikubita kabiri. Kandi ikubise nitagusigura ikimuga, izagusiga muvandimwe byabaye kuri. Imana yafashe muvandimwe ikintu cyumva. Iri jambo ryakuze kugira ngo ufate umwanzuro uyu munsi. Avuga ngo tugutera ubwoba, nta kibazo. Wange kubyumva. Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga rimwe ikavuga kabiri. Imana ivuga rimwe kandi ikavuga kabiri. Kugira ngo ishimangire ikintu kugira ute ishaka kuvuga. Ishimangire ikintu ishaka gukora mu buzima bw'umuntu. Niba wanze guhinduka, wanze gufata umwanzuro, kigutegereje niki? Imana ifashe mu bandi kugira ute uhinduke. Ijambo riravuga ngo uyu musore umwana w'ikirera ngo ari kure yase, ari mu gihugu cya kure, ngo yisubiramo. Icyamuvanye uyu munsi ukisubiramo, ukitekereza ushaka iki mu buzima, ushaka kugera ku ki mu buzima, n'icyo ushaka kugeraho mu buzima. Itekerezaho muvandimwe, ese ubu buzima nibwo ushaka ese katavuge ko ubu nibwo buzima ushakira abana bawe. Ufite abana uko umeze buno niko wakwifuza ko umwana wawe yaba ameze. Muvandimwe, isuzume uyu munsi, itekerezeho, isubiremo, icyambuka isubiramo. Ikibazo kirabaza, ese ushaka guhinduka? Ese ushaka guhinduka? Niba ushaka guhinduka, igisubizo ni kimwe, urufunguzo ni rumwe. Ni ijambo twasomye muri Luka 15:17 ngo nuko yisubiramo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Ibaze, abagaragu ba data barya imitsima bakanayisigaza, none njye ngiye gupfira muri iki gihugu cya kure nishwe n'inzara. Twavuye mu nkambi. Ibaze nawe wisuzume. Sinapfiriye mu nkambi, sinapfiriye muri iriya nzara, nangiye gupfira muri Finland nishwe n'inzoga. Mbega gahinda. Sinapfiriye mu nkambi, sinishwe na ziriya ndwara zari zitandukanye, none ngiye gupfira muri Amerika nishwe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Isubiremo uyu munsi. Isubiremo uyu munsi. Isubiremo uyu munsi muvandimwe. Imana wowe uri kubwira ngo isuzume. Isuzume, itekerezeho, ufate umwanzuro. Niba ushaka guhinduka, kirizwa n'ibyaha byawe. Babazwa na situation urimo. Babazwa na situation urimo. Biteye agahinda muvandimwe kubona abasore batakaza potential yabo. Umusore muri normalema, umusore igihe bari mu nige cya potential, n'igihe umuntu aba ari kubiba, kuko azasarura namara gukura, namara kugera mu rugo azasarura, agomba kuba ari kubiba. None muvandimwe umunsi uri kubiba iki? Ni izihe mbuto uri kubiba? Icyo uri kubiba uyu munsi nicyo uzasarura ejo. Niba uri kubibira mu nzoga uzasarura urupfu, niba uri kubibira mu biyobyabwenge uzasarura urupfu. Icyampa umunsi ukabibira muri Kristo, ukagarukira Kristo, ukumvira ababyeyi bawe, nubikora uzasarura neza. Babazwa n'ibyaha byawe. Ikindi, ntubabazwe n'ibyaha byawe gusa, hindukira. Hari abantu babara bakarira. Agatabo k'ubugenzi karavuga ngo umugore wa Potifari ngo yababazwaga ngo akarira
ngo iyo umuntu amwumva ari hano yakubwira yuko ngo yagiye gufatwa no ku ngufu, ngo amarira yari afite ni amarira yo kwiriza, ni amarira kwiriza ko yari umubeshi. Rizwa n'ibyaha bivuye ku mutima, rizwa n'ibyaha bivuye ku mutima. Nurangiza ngo nturire gusa, wongera ufate umwanzuro uhindukire. Niba aganaga iriya, hindukira ugane iriya 180, uhindukire ugane opposite. Ngo inzira ngari benshi bayirimo iroroshe. Niba ushaka guhinduka uyu munsi, fata umwanzuro wo kujya kugenda mu nzira ifunganye. Muvandimwe, ikindi ijambo ryo gusorezaho ni uko niba ushaka gukomera, shakisha urubyiruko, shakisha abasore, shakisha inkumi, abasore bagenzi bawe bameze nkawe, bafite iyo nyota yo gushakisha guhinduka. Hari amagurupe atandukanye, dufite Bible Study Group, ngwino ujoining, dusanga buri kwa gatatu, dusanga buri kwa gatanu. Shakisha abasore bameze nkawe kugira ngo bagufashe kugira mvane mu iyo nzira wahisemo uzayisoza. Urwo rugendo utangiye uzarusoza. Imana ifashe muvane mu ijambo ryumva. Nukomeza muri iyi nzira uhisemo, nukomeza muri iyi nzira ugize ute uhisemo, uzagera ku ntsinzi, uzagera ku ntsinzi. Ikindi muvandimwe, niba uhisemo uyu munsi, Imana ishimwe, niba uhisemo uyu munsi guhinduka, ufatiye umwanzuro ubivanye ku mutima, nk'uko umwana w'ikiraro igihe isi yamubonaga ari kure, ngo isi yarirukanse aramuhobera, ngo aramusoma, aravuga ngo mwambike imyenda misha, mwambike impeta, mwambike inkweto, ngo mubage ikimasa ngo turye ngo twishe umwana yari yarapfuye ngo niko nawe muri iki gihe niba ufashe umwanzuro muri uyu munsi, muri aka kanya, niko mwizo wagiye kuba ibirori. Baravuga ngo wa mwana wari uri mu nzoga, wa mwana wari ubu nafashe umwanzuro ugufata afashe umwanzuro wo guhinduka. Reka muvandimwe uyu munsi, niba uhindutse ntuzaye usubira aho wari uri. Kristo yaravuze ngo urababariye ibyaha byawe, abadayimoni bakuvuyemo, ngo ntugasubire inyuma ukore icyaha, ngo ukagerwaho n'ibyago biruta ibyo wari urimo. Reka Imana igufashe, Imana igukomeze, kandi wereka muri Bible Study, wereka muri groupe. Shakisha abasore bameze nkawe, shakisha abasore bashaka gukira, shakisha abasore bafite umugambi wo kugera ku ntego nziza, bafite muri mitima yabo gushakisha Kristo. Shakisha mu groupe, shakisha abasore bazagukomeza. Reka dusenge. Imana, turagushimira kubwira ijambo ryawe, tugushaka kubw'uyu musore, kubw'uyu mukobwa, kubw'uyu muntu, uyu mwana, uyu mugabo, uyu mugore, uyu mukecuru ufashe umwanzuro wo guhinduka. Mana, twumvishe ko turi abana b'ibirara, ni twebwe. Tuvuze uriya mwana w'ikirara wa kera, ni twebwe turi kuvuga uyu munsi. Reka mwami w'abami ugenderere uyu musore, umukomeze muri uyu mwanzuro afashe. Gendera umukobwa umufashe kugira ngo Imana azagere ku ndunduro y'uru rugendo, azasoze neza. Reka Mana uyu munsi umuhe umugisha, reka umuhuze n'abantu bazamugeza ku ntumbero nziza, bazamugeza ku cyo wamuteganyirije, cyo wamusezeranye, cyo wamutekerejeho. Reka umuhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.